Esiteri igice cya 7. Nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esiteri bari mu nkera, turasaba iki mwamikazi Esiteri ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esiteri amusubiza ati, niba nkutonnyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu. Nicyo nsaba, kuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami byaba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati, ntinde uhangaye kwigira iyo nama kandi arihe? Esiteri amusubiza ati, umwanzi wacu turenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari ava mu nkera, arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ibwami, yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasira aho Esiteri yari ari. Umwami aherako aravuga ati, mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rigihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso. Maze Haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50, Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ataba ari cyo bamumanikaho. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Esiteri igice cya 8. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi aza imbere y'umwami, kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere amwinginga arira ngo amareho inama mbi Hamani umwagagi n'imigambi yari yagambiriye kugirira Abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu. Nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami. Aravuga ati, umwami nabishima kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamedata umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura Abayuda bari mu bihugu by'umwami bose. Mbese nabasha ne kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu? Cyangwa nabasha ne kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa? Umwami Ahasuwerusi asubiza umwamikazi Esiteri na Moridekayi Muyuda ati, dore ngabiye Esiteri ibya Hamani, kandi we bamumanitse ku giti muhora kubangurira ukuboko kwe kugirira nabi Abayuda. Nuko namwe mwandikira Abayuda uko mushatse, mubandikire mu izina ry'umwami muhomeho ikimenyetso cy'impeta ye, kuko inzandiko zanditswe mu izina ry'umwami zigahomwaho ikimenyetso cy'impeta ye, nta muntu ubasha kuzikura. Nuko icyo gihe ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa 3 kwitwa Sivani, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Moridekayi ategetse Abayuda bose, n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abatware b'ibihugu uko ari 127, uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya, igihugu cyose nk'uko imyandikire yacyo imeze, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, bandikira n'Abayuda mu rurimi rwabo uko imyandikire yabo imeze. Nuko Moridekayi abyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, abihomaho ikimenyetso cy'impeta y'umwami, yoherereza intumwa zijyana izo nzandiko bahetswe n'amafarashi akorera umwami kandi afite imbaraga, yakenurirwaga mu kiraro cy'umwami. Muri izo nzandiko umwami yemera Abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye, kugira ngo bazice barimbure bamareho ingabo zose z'amoko yose zo muri ibyo bihugu bizabatera, bice n'abana babo bato n'abagore babo, bajyane ibintu byabo h'iminyago, kandi ibyo bizabe ku munsi umwe mu bihugu byose by'umwami Ahasuwerusi, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Urwandiko rukurikije urwategetse yuko itegeko rizamamazwa mu bihugu byose, ruhera ko rwandikirwa amahanga yose, ruvuga yuko Abayuda bakwiriye kuba biteguye kuri uwo munsi guhora inzego ku banzi babo. Nuko intumwa zihetswe n'amafarashi y'imbaraga yakoreraga umwami
zigenda zitewe umwete zihutishwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara mu murwa w'i Shushani. Hanyuma Moridekayi arasohoka ajya imbere y'umwami, yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara ya kabayonga n'iy'ibitare, n'ikamba rinini ry'izahabu, n'umwitero w'igitare cyiza n'uw'umuhengeri. Nuko abo mu murwa w'i Shushani bararangurura barishima. Abayuda nabo baracya baranezerwa, barishima bagira icyubahiro. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, Abayuda baranezerwaga bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu bihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye